twakiriye Kabukombe Victor Mugasegima cyangwa se ibyo bagenda babwira bayasomye hanze hariya za Hollywood isi iteye imbere cyane ya showbiz. Kabukombe tugwaye ikaze mu kiganiro. Ya murakoze cyane kabisa. Uyu munsi uzanye iki? Uyu munsi tugiye kureba ku buzima bw'umuhanzi cyangwa se lifestyle y'umuhanzi ukuntu ishobora guseringa ikamwinjiriza kandi atari kuririmba. Bese ubuzima bw'umuhanzi gute bushobora kwinjiza amafaranga atanagiye no muri record ugakora imiziki. Yego. Buraza gufasha n'abinyarugenge cyangwa n'ibyo hanze gusa. Na Kigali birashoboka. No kuvuga ngo ni ibintu biza gufasha n'abinyarugenge ariko hari n'ababituyemo by the way twavuga nka Riderman ntagagiye kora imiziki cyane ugereranyije no mu myaka wenda nk'itandatu ishize ariko still bajya gukora nk'iwacu na muzika ugasanga baramuhamagaye cyangwa se no mu bindi bitaramo Tour du Rwanda. Ubwo ndumva uko bimeze tugiye kuba tuganira n'ingingo nziza cyane ku bantu baba muri creative industry cyangwa mu isi bw'amamare. Phone imwe twitatu ya mu ngingo yacu. Hello. Yagiye twigendere Victor. Hanyuma ni topic ubona ko mu Rwanda uvuze Riderman gusa abandi bantu bayibasha ni bande babasha kubaho gutyo gacuza undi muntu nawe twavuga nka Bruce Melody ubuzima bwe bwo mu rugo ntago akunda kubushyira hanze. Yego ibyo kuvuga ngo Bruce Melody ngo twamubonye ngo n'abana be yirirwa agendana nabo cyangwa na madamu ibyo ni ibintu ntari n'abantu benshi batari banabizi ko afite umugore cyangwa afite urugo ariko ubuzima bwe bw'urugo yo ni private life ahubwo tumenya ubuzima bwe bw'umuziki arimo araciringa na ba element akaba yapostinga kuri Instagram ari mu miziki ubuzima buri hanze y'urugo cyangwa se no hanze muri studio nawe ni umuntu uzi gutandukanya ikintu ubona ko ari ikintu yumva kandi nawe bikamufasha guseringa kubera ko buriya ku muhanzi yego reka wenda mbabwira ikantu wenda gasa nkaho gatangaje umuhanzi kuba afite urugo afite umugore agafata umugore n'abana ku cyumweru bakajya gusenga cyangwa bakajya gusura umuntu bakamushyira igitoki kumva nka Bruce Melody n'umugore n'abana ngo bagiye gusura umuntu runaka ngo bamushyira igitoki iyo ntago ari inkuru itwika mu muziki ku munyamuziki iyo ntimutwikira ahubwo umuhanzi abantu nyine bakunda utuntu dutangaje cyangwa se ni inkuru mbi buriya ni inkuru mbi nayo itwikira umuhanzi itwikira umusani ariko ntibiramba gusa ntibiramba nk'ibyiza ariko ubuzima bw'umusani iyo buri private cyangwa se agaragara mu bintu byo gutwika cyane by'agatwiko birangira amakampani ari gushaka kumwirukankaho cyane. Yego kubura umuhanzi ntago ari sawa ko wagiye kunywera nk'ahantu mu kabari kamukubite ko mu muferege ngo abantu bakubone. Lifestyle yawe imenye kuyimaintaininga uri umusani iragucururiza. Twigira hanze aho wateguye nabo wateguye kujya kuko turi kutujyana urugero dufatika hano dufite umugabo bita Kanye West kigenza dukoresha iyo foto kigenza ashaka dushyiramo amafoto ya Kanye West n'umugore we. Kanye West mu mwaka wa 2023 yasinyanye na Adidas kontra miliyoni 500. Yego kuri ku nkweto bashaka gucuruza inkweto bise Yes Sneakers za Adidas ni baramureba ariko kandi iki gihe Kanye West mu mwaka wa 2023 hari mu kwezi kwa kabiri basinya bakora no deal. Kanye West yari amaze igihe ataririmba ahubwo we yakoze strategy imeze gute yafashe uriya mugore we bamwita Bianca Sensori bakajya bambara imyenda kuko Kanye West ni fashion designer n'ubundi bakambara imyenda ifite style zidasanzwe tutamenyereye style ziri fashionated ariko mu buryo buri crazy. Yego bagatembera za Las Vegas za Atlanta bimereye uko nguko gusa kugira ngo abapaparazzi bafotore. Kanye West yaragiye aravugwa cyane kurusha ba Drake bakoraga imiziki kurusha ba Tiger na ba Young Thug waragenda aravugwa cyane kubera ibintu abarimo turadukoryo birangira akubise deal ya Adidas. Uwo numwe abandi hari na Rihanna. Rihanna nawe afite boteye n'iki byose ariko nanone lifestyle ye Rihanna ntago ari umuntu ni umuntu nawe ukunda kwihisha cyane. Yego ariko nanone akaba ari umuntu ukunda gusohokera ahantu hahenze. Rihanna rero iyo lifestyle ye ajya no kubirwa za Monaco n'iki mu hotel ahenze kutembera mu ma yacht ari amato nyine abahenze. Iyo lifestyle ye y'ubuzima buhenze byatumye ama cosmetic industry
ano makampani akora ibintu bya cosmetic by'ubwiza amwiyambaza aramusinyisha kugira ngo ajye yamamariza kimwe na Jay-Z nawe ajya kubaho mu buzima nk'ubwo ngubwo. Yego. Ese hari ubuzima abahanzi babamo cyane cyane abo hanze usanga yarishinganishije like nka Rihanna yashinganishije umuhogo we sibyo igihe ijwi ritaba rigikora ariko aba yinjiza hari amafaranga runaka azahabwa kandi atakiririmba. Hano mu Rwanda sinzi ko bihari. Ni hano mu Rwanda byo ntago birahari. Ariko nabwo ntekereza ko ari uburyo muri bumwe bushobora gufasha abahanzi kwinjiza batagikora. Ariko ashobora gushinganisha ijwi rye ariko nka studio runaka cyangwa label y'umuziki ishaka gukoresha rya jwi rye ikaba yarikoresha kuko hari uburyo bwaje bw'ikoranabuhanga na za AI bashobora gufata amagambo ariko bagakoresha ijwi rya Rihanna bikaba byamwinjiriza muri ubwo buryo. Yego se hanyuma se kubera ko hari n'ibindi kubivuga atari ku bahanzi gusa wenda no ku bakinnyi mu mupira nubwo atari bo turi kuvugaho nabo bagiye bashinganisha amaguru yabo ingingo z'amaguru akavuga ngo igihe akaguru kanjye runaka kazaba katagikora cyangwa se navunitse nahuye n'imvune itenda gukira nyine itazakira ariko nkazaba ndi kwinjiza. Hanyuma mu bahanzi nabo harabona nagiye mbona bagiye bashinganisha amajwi yabo. Ku mukinnyi w'umupira keretse nawe acuruje nka lifestyle ye niki kubera izina afite no kwamamara kwe ariko kuba ngo akaguru ko sinzi ngo wagakoresha gute muri AI kagatsinda ibitego ibyo ntago mbizi. Oya nyine bakazajya bamwinjira bikaba bimwinjiza I think wenda kereka iyo afite brand afite izina rifite brand bura izina ni ikindi kintu kuko tuvuge wenda nka Cristiano cyangwa se wenda nka bari hano tujye mu bahanzi kwanza nka bari Rihanna n'abandi ba Cardi ba Nicki Minaj n'abandi tuzi ba Chris Brown abakagenda bagashinganisha ingingo zabo amajwi yabo ibyo birakunda kuko igihe azaba yasaraye cyangwa ijwi hari akantu katezemo ariko wazaba ari kwakira urugero nagwa rw'ibyo uri kuvuga hari indirimbo yari hano bavugaga amarico yashitse cyose kubaho muri buriya buzima n'ubuzima bw'ababiliyoneri. Wow. Rero nka Rihanna niba afite yacu nk'iriya yarangiza brand company zikora ibintu bya beauty n'ibintu bya cosmetics zikamukoresha icyo gihe n'abandi bantu baravuga bati wow baramwizera bavuga turi n'umukire aya mavuta cyangwa iyi parfum y'abakire kubera ko ibintu bya cosmetics ari muri y'abakire ari muri y'ubuzima ntago ari ibintu by'abantu baciriritse. Hanyuma kuri ibyo bavugaga Komfi hari nk'indirimbo ya Tupac yitwa Parks Life ni indirimbo ya Ashanti na T.I. Ni indirimbo bakoresheje ijwi rya Tupac kandi yarapfuye kandi atakiriho. Birashoboka kubera ikoranabuhanga ijwi ryawe ukarishinganisha ariko music label ikajya irikoresha kugira ngo bicuruze. Yego. Hanyuma abandi bahanzi bari wakusanyije nibande uburyo bacuruza ama brand yabo batari active muri music. Hari abandi basigaye? Hari abandi ariko no mubona yateguwe harimo na PDD nubwo muri iki gihe muri gereza nubwo muri iki gihe amaze igihe ari muri gereza ariko Puff Daddy ni umuntu wagiye akora brand cyane akoresheje izina rye. Hari ikintu nashaka kubanza gusobanurira abantu badukurikiye. Ushobora kuba ndi hano ndi storyteller ariko nawe ndi mu rugo aba wenda nitwa nka Papa Elite Kabukombe Victor. Kabukombe ni amazina yanjye ariko brand name ni storyteller. Storyteller nyikoresha ndi guteringa abantu story nko mu rugo. Noneho rero izina brand name niryo ricuruza umuntu niyo mpamvu babi nko ku muntu w'umusani cyangwa ufite ikindi kintu akora atari ngombwa ko izina bakwita mu rugo wenda niba bakwita Papa Jean cyangwa Papa Patrick batabikwita ibyo ntabwo biguseringira ntabwo bituma useringa muri business. So niyo mpamvu izina ry'umuntu agumya kuryubaka no kurisigasira ikagera ryara amafaranga nyine ari byo bihura n'ibi bintu turimo tuganira. Hanyuma nka Komfi yabyeza gute izina ry'ubusizi ryo nka Komfi uri umusizi kandi ubusizi nyine nabwo buba muri art n'ubuhanzi. No kuvuga ngo hari lifestyle yawe ugomba kubamo izajya isigasira rya zina. Abantu nibumva ngo Komfi yasindiye ahantu mu kabari k'Igikondo bamukubise nk'icupa mu mutwe sibyo cyangwa se Komfi wenda ni umukobwa n'umwari ariko atereterana n'abatipe hafi aho ngaho mu miferege yawe za Katabaro za Kimisagara icyo gihe uzaba uri kwica brand name yawe tukuze nka Komfi nyine.
bizagorana ko bategura show ya danje bavuga ngo nawe ngwino nk'umusizi izina ryawe warariharabitse hariya cyangwa se bigorane ko amakampani manini cyane ashobora kuguhamagara ni kimwe no ku mu DJ niyo mpamvu abantu bari muri music industry bagerageza kubaho mu buzima nyine bwabo hari nk'umutipe umwe w'umusani numvishije ngo ninjoro yirirwiwe afunze yifungiranye usibye umukozi we winjira aje kumutekera akagenda iyo agiye gusohoka cyangwa agiye muri club cyangwa kunywa nk'agacupa asohoka ninjoro abantu batangiye gutaha hasigaye abantu b'abanyabirori gusa akajya mu modoka ye kugira ngo arinde izina rye gusa ararifite wabona nta n'iryo afite ari umuhanzikazi nabonye wagize no mu Rwanda undi mu mvuga ararifite se mu Rwanda we ndi kumva nsekeye afite izina ntabwo ndi gushaka kuvuga izina rye ko nabibwiye n'umujama mukora amavideo w'umujama we mujiwe ntabwo nashaka ubusa umuntu hano mu Rwanda uri gucuranga kandi tukaba turi kumwe ahubwo narwaye ariko wabayeho nyine muri iyo lifestyle Bruce Melody ninde mu Rwanda arahari ariko hari n'umujama nzo wari upfutse isura wanze kuyigaragaza ngo nta zina afite yarakubeshye kabukombe we oya hari abantu bari bihari hari umutipe akarinjyana yaretse kubona arwaye depression ubwo akoresha iyo lifestyle kujya bene sara aho atari ariko ntabwo apfa kumubona nko mu buryo mu marangi cyangwa mubone nko mu kabari wabona atarya ipirawu yabajya kumara none se ariko tukunda kuba turi kwa Ankos ni cyane kwa Ankos aho ariko nta hantu hafatika rega ntago mu Rwanda ariko urumva nawe uriye no wirirwa yipfutse none hano mu Rwanda wipfuka ninde n'ubutipe y'indorimba R&B aro wowe nawe confirm ahora yipfukana wipfukana namubonye sinzi n'ibyo akora niba ari umuraperi niba ari umusizi sinzi icyo ari cyo nabonye adahumeka ahantu hose yahahishe navuga ariko uyu muntu ubwe ntaba yumva afite ikibazo arazwi se namumenya nimara mbona yipfutse ahantu hose no kuri televiziyo aba yapfutse isura ndetse namumushaka nzamubazanira aho yapfutse isura ye akora iki songo ntabwo icyo ni umuraperi I think ni umuraperi nawe banakunze kwipfuka cyane umwana w'ibyogo ninde hari harimo n'ibisambo bigira ngo batazabimenya umwana w'ibyogo ninde uyu nyine aba harimo n'ibisambo witwa nde nyine uyu nguyu wo muri Kavuge no mu biryogo ziwo trap ziwo trap saripfuka ziwo trap ntabwo ajya yipfuka wabeshye ziwo trap aripfuka byata no ku ni imihanda bayizenguruka hamese he yipfuki mu ruhame kwa kundi weza nkuko muri kuvuga ibintu ubwo nyine ni kwa kwikanga femu kumva ngo femu yaje reka nipfuke n'icyo abantu batambona ariko ndumva mumubeshyeye n'iki nta munsi ntamubona mu ma exhibition agenda nta nubwo ujya umutandukanya n'abandi ziwo trap ntabwo nanjye aho ngaho ntabwo ajya yipfuka no mu muhanda ahubwo mwahura ntumenye ko ari ariko ma exhibition urumva ni ahantu haba hahuriye abantu benshi ashobora kuhagera n'iki ntabwo ariko gusa gusa muhure wenda ahura nawe wenda nk'ahantu muri boîte night club muri club urumva cyangwa se ahandi hantu atari kuko exhibition ntabwo haba hagiyemo buri umwe wese ariko nanjye aho ngaho iyo ngiye ndipfuka ariko se konfire aho nanjye iyo ngiye ndipfuka konfi ugiye nka Nyabugogo cyangwa nko muri ya masoko hari ahantu haba hari ibintu byitwa ngo zaterera hejuru baba bavuga ngo umwenda ngo wasensa ngo igihumbi ukahura n'umuntu w'umusani w'umu artist wemera sibyo umugakubita maze uko uri kubona biri funny nyine yaho iyo umuntu w'icyamamare gutanga wenda nk'urugero wenda kuri mikro ariko urugero rwiza rw'umuntu ubayeho mu buzima busanzwe kandi bitica izina rye mujya mubona ubuzima bwa Anita pe rero n'irindazi yaririye mu muhanda bitwaye iki abari kwinjira ariko umuntu aba agomba kubaho uko ku izina rye nta kintu oya biyo tureke kuvuga ngo mu basitari no mu buzima busanzwe hari umuntu udakunda public no mu buzima busanzwe hari umuntu udakunda public sibyo nk'ubu ngubu nigeze ariko buriya public yihisha cyane rega nibwo ibigukeneye nibwo ibigufitiye inyota bafite iki se bakeneye muri public kubera iki muri Bible bavuga ngo mubu umunyu w'isi nuko umunyu ukoresha mu gihe ukeneye umunyu ntabwo abantu bose bawurigana dukomeze hari abandi basigaye mu hanze bateguyeho nota yagiye urebye nabo ngabo b'ingenzi nari nateguye ko aribo bafite amazina manini cyane mu muziki ahubwo se kabuko undi muntu twakongeramo ni umuntu bita DJ Khaled DJ Khaled we akunze kwamamaza cyane ibintu by'inzoga amarikere n'ama whisky kubera ko ni umuntu nawe w'umunyabirori cyane muri abo bose navuze DJ Khaled we abarusha
kujya mu birori bihenze even nubwo yahoze ari umu DJ ariko ni umuntu lifestyle ye acuruza ikintu cyo kuvuga ngo guparinga cyane bigatuma amakampani akora amalika whisky amukoresha nshaka kugira ngo Kabugomba dufashe gusesengura kuri iki kintu kubera iki umuhanzi uba ukunzwe iyo ashatse nk'umugore cyangwa se agashaka nk'umugabo urumva mu gihe ari umukobwa kubera iki brand ye fanbase ye igabanuka cyangwa se igira umubare uvaho biterwa n'iki mu bushishozi bwanjye nk'iyo umuhanzi ari nk'umutipe araririmba ni bogari aba afite fanbase y'abakobwa cyane buriya ikindi tutari tunazi ni uko buriya abakobwa nibo bazamura umuhanzi nibo batuma agira public nini buriya uri umusitari ukundwa n'abahungu gusa uri mu mazi abiri iyo uri umutipe icyo waba ukora cyose cya art ukundwa n'abakobwa bizamura fanbase yawe noneho abakobwa mu buryo bwabo buri unconscious mind mu mitekerereze hari nk'umukobwa wo uvuga ati uriya mutipe nkunda Bruce Melody hari igihe yazaba nka sheri wanjye The Ben hari igihe yazaba sheri wanjye noneho washaka umukobwa kumva shose nko hanze kabisa kumva araswaza aratsinzwe ibyo bintu bigahita bimanura fanbase nk'uko byagenze nko kuri Meddy twaze tuganira kare wenda Meddy nawe ubona ko abakobwa na The Ben twagiye tubona abakobwa barira The Ben nawe nuko nyuma yuko atangaje ko Pamela ari umukunzi bagashakana bakabyara abakobwa igikundiro ku bakobwa kigenda bivuze ngo rero twebwe urukundo rwacu nk'abafana mu bahanzi cyangwa se mu bindi bintu mu bantu bakora ibintu runaka aba ari urukundo rwa nyarwo ubwo ni urukundo rwa nyarwo rukundo ntabwo ari rumwe rwa fake nyine umuntu muri Tanzania hari fanbase yagabanutseho ko urashaka buri munsi uravuga like Diamond Diamond nawe nuko Diamond yamaze kubashyira mu rujijo gusa Diamond yashyize abantu muri kapo ko anytime umugore yamwivanaho yahindura agahita afata gusa Diamond hari icyiciro cyo hejuru afite capacity yo kujera abagore abakobwa barabumva bafite amahirwe yuko yamusimbuza umukobwa wagundira umutima wa Diamond ngo bishobore byakugora uri umukobwa anytime umutima wa Diamond biragoye yani capacity yo hejuru afite yo kujera abagore kuko urugero yagakomfi ashaka gukunda Diamond aziko avuga ati isaha n'isa ashaka gutandukana vuga ati Diamond oya isaha n'isa ahubwo ashobora no kunkundana nawe ariko biriya ni by'igitsina gore gikunda kuko Diamond atandukanye n'aba banzi bandi tubona hano mu Rwanda baracyafite akantu k'umuco arakunda umugore cyangwa yamara gutangaza umugore agahita agira kwitwararika akagira utuntu ahindura tw'imico ariko Diamond niyo yakora ubukwe none amukanya bari gucata n'undi mukobwa kuri Twitter bari gusubizanya amagambo baterana amagambo ntatinya kubwira umukobwa ngo uteye neza ngo nabonye ngo ufite amangu uteye amabengeza ari kumwe na Zucu yamaze gutangaza ko yapropoje agahita abwira undi mukobwa turi mwiza kabisa ntitwagiye tubona se abakobwa hano mu Rwanda bavuga ngo ba Shadia bitwa ba Hero the Queen ngo Diamond badetinga na Diamond byagiye bigaragara ko kujera abagore isakosheri aho kajya kuba ngo Diamond ngo ifote n'umukobwa ajya ngo ninde sinzi abantu bamwita sinzi akazina bajya mu imbaka kabyinira ngo ni gapfize yani n'ukuntu tuvuga mu Kinyarwanda kira kintu afite ngo impfizi ni ikintu cyatangira ni impfizi timirwa kabisa kira aba afite ikintu cyo kujera igitsina gore cyane yego